ahanini yadukundishije Imana cyane. Twashobora kugise tudasenze, twaryamaga tudasenze, twajyaga mu ishuri zo za primaire n'iki tudasenze. Yari umuntu ukunda Imana cyane, yakundaga Bikira Mariya cyane. Yahoraga ambwira ati buri ku itariki 15 z'ukwa munani nibwo mvuga, nagombaga kumenya yuko ngomba kumujyana i Kibeho. Buri tariki 15 niyo nabaga ndi ahandi hanze mu kazi, noherezaga umuntu ngo mujyane. Yari umukirisitu cyane. Iyo ni ingororano yaduhaye, wenda ibyinshi turagenda tubiganira, ariko urukundo mwatweretse twararubonye kandi rwaratunyuze ku buryo natwe nimuramuka mugize byabaga ibyiza, byaba ibibyago, tuzaba duhari. Twarababonye koko, turabahamya rw'ibyo mwadukoreye. Ibyo yari yarwaye nibyo byongeye kumufata, twumva ko ari bukire, kuko na Tonton Thomas ntago yari azi ko byageraho byageze, ariko yafashwe neza, turamujyana kwa muganga twumva ari bukire. Yarinze apfa tuzi ko ari bukire, ariko ndamubashimiye, yari mama mwiza, yaratureze turakura. Duhagaze hano nk'abuzukuru ba mama bose, duhagarariye n'abandi badahari. Mbere na mbere turashima ku bwa bose, turashima ku bwanyu. Icyo twavuga kuri mama ni byinshi, ariko mama yatabarutse gitwari, kandi mama yaradusengeye, yaratwingingiye, yaradusabiye, yaduhaye ikintu cyose gishoboka kugira ngo dukure. Ni byinshi twavuga, ariko mbere na mbere mumbabarire nshimira abana, guhera kuri Igihangange, Masamba, Chantal, José, Bebe, Bijou. Mwarakoze kuba intwari. Iryo jambo mama yahoraga rivuga, mwarakoze kuba intwari. Nzahora mbivuga ko mwabaye intwari, hanyuma nongere mvuge ngo mwarakoze ko mu bihe bye bya nyuma mwifuzaga cyangwa mwashoboje cyangwa mwampaye kubana na mama. Imana ibaho umugisha.
mama rero yatubereye intwari. Mama yarwaye mama yararwaye ariko arwarana imbaraga. Ntabwo twari tuzi ko n'umunsi twamukingura, twumvaga azongera agakira. Afatwa hari ku itariki 9, yari ku munsi wa anniversaire yanjye na musaza wanjye, tumujyana kwa muganga. Ariko mbere yaho yari yarwaye, turarana na Masamba muri Roi Faisal. Ibyo yari yarwaye nibyo byongeye kumufata, twumva ko ari bukire, kuko na Tonton Thomas ntabwo yari azi ko byageraho byageze. Ariko yafashwe neza, turamujyana kwa muganga twumva ari bukire. Yarinze apfa tuzi ko ari bukire, ariko ndamubashimiye, yari mama mwiza, yaratureze turakura. Twese uko mutubona aha murabona ko turi beza, ariko ubu bwiza cyangwa urukundo turukomora kuri mama na papa mukuru baduhaye ibyo bari bafite byose. Rero duhagaze hano dushima mama, dushimira papa, dushimira umuryango, dushimira abatonto bacu, dushimira abatante, dushimira buri wese wahabaye, dushimira abatware bacu yaradushingiye, turashimira abana, turashimira abatware bacu, turashimira buri wese. Ndongeye gushimira n'abadokiteri batubaye hafi dutangira procedure ya mama, kandi mwabaye intwari. Mwarakoze kuduhumuriza, mwarakoze kutubana, mwarakoze kuduha icyizere kugeza mama atashye. Imana ibaha umugisha, murakoze. Muraba neza. Icyo navuga no gushimira, kandi ndabashimira mwese, tukanashimira na mama watureze, akatubera umubyeyi mwiza, ndetse ubu ngubu twirata. Icyo nasaba Imana nuko yamutuza heza, ikamwakira, kandi igihe natwe nikigera tuzamusanga, twongere dutaramane nawe, twongere dusangire, twishime, tunezerwe. Yes, ndatekereza nta bintu byinshi byo kuvuga. Udutabo mufite, ijambo nk'abuzukuru niho rishingiye. Udutabo mufite murebe abuzukuru, ririya niryo jambo twatuye umubyeyi wacu, ndetse twifuje namwe kubabwira. Murakoze cyane. Reka dusabe umukuru w'umuryango nawe atugeze ijambo. nagira ngo mbanze mbashimire mwese abari hano, abaje kwifatanya natwe kugira ngo duherekeze nyina w'intore, umubyeyi mwiza cyane. Hari byinshi mwakoze byo gushima, uko mwatubaye hafi
mwadufashe mu mugongo mu buryo bwose bushoboka. Uko twataramanye iminsi irenga 10 tumutaramira, tunezerewe, twishimira ubuzima bwe, kuko tugira ijambo umukurambere wacu Kayitsinga yadusigiye bivuga ngo ntimugaheranwe n'urupfu, urupfu mugomba kurutsinda. Iwacu rero tuzira amarira, tuzira agahinda, kuko twemera yuko iminsi Imana iba yarahaye umubyeyi wawe cyangwa uwawe wese niriya, akabaho agakora ibyo agomba gukora. Uwacu yaratureze, twigisha neza, aduha indero nziza. Ntabwo ibijyanye n'ubuhanzi byari bye cyane, ariko ibyishimo yabigiragamo aherekeza Sentore, kanabyitangira cyane, wabonaga birenze koko. Hari byinshi nibuka ntari buvugira ngo kubera ko ni iminota mikeya. Yagiye muri za shuguri, yagiye mu bindi byinshi cyane, yagiye kwigisha, yagiye guhanga. Burya abahanzi nabo hari igihe batakara, akazinduka sangapi, ariko mama akatugumana ati nta kibazo, ni mumureke. Ndamuzi, namukunze muzi, namukunze kuva mu Rwanda, nemera iwacu wahunga i Bugande, ariko njyana nawe mu buhunzi Burundi. Ni umuntu mwiza, ibyo akora ni byiza, nimugumane nanjye, ndabaha ibyo nanjye nabonye ku babyeyi. Yari umubyeyi rero mwiza cyane, ukunda abantu. Abamureba twabanye mu nzu imwe, ariko inzu yahoraga yuzuye, ifite abana bagera kuri 20. Sinzi ahantu yakuraga n'ibibatunga, ariko bikaboneka, ndetse akanitanga akabikora. Ariko ahanini yadukundishije Imana cyane. Twashobora kugise tudasenze, ntitwaryamaga tudasenze, ntitwajyaga mu ishuri zo za primaire n'iki tudasenze. Yari umuntu ukunda Imana cyane, yakundaga Bikira Mariya cyane. Yahoraga ambwira ati buri ku itariki 15 z'ukwa munani nibwo mvuga, nagombaga kumenya yuko ngomba kumujyana i Kibeho. Buri tariki 15 niyo nabaga ndi ahandi hanze mu kazi, noherezaga umuntu ngo mujyane. Yari umukirisitu cyane. Iyo ni ingororano yaduhaye, wenda ibyinshi turagenda tubiganira, ariko urukundo mwatweretse twararubonye kandi rwaratunyuze, ku buryo natwe nimuramuka mugize byabaga ibyiza, byaba ibibyago, tuzaba duhari, twarababonye koko, turabahamya bw'ibyo mwadukoreye. Nagira ngo nshimire cyane cyane umusaserodoti wadusomeye misa. Ngira ngo mu kiliziya bakoma amashyi, mwamumpera amashyi menshi cyane n'ukuri. Twaraganiriye, turavugana, nsanga nzi, ariko byakira vuba cyane, ati nzaba mpari. Nagira munongere mu mpera amashyi umupadiri
witwa Birindabagabo Deo, mwabonye uriya mupadiri mu magambo make twarabanye muri quartier imwe, muri quartier 5, nta n'amazu 2 3 arimo. Azi mama, azi data, twajyaga ku ishuri hamwe tugatahana, twasangiye iwabo, ibintu byose twarabikoranye. Gusa ari bumbabarire kubera ko ari inshuti yanjye magara twagendanye, nuko yifuje yuko tujyana mu iseminari ngo nanjye nzabe padiri. Ndamwemerera kuko naririmbaga muri korale cyane, ndi umuntu uhimbaza Imana. Yigeze aririmba, we yari umuhereza, ariko turajyana tugeze ahantu hagati ntabwo yamenye aho nciye, ubwo birarangiye ibya seminari, iyo padiri birarangiye. Ariko nishimiye cyane kubona yabonye umwana aje ava ahantu hitwa mu Gisagara, aravuga ati misa y'umubyeyi ngomba kuyibamo. Ndabimushimira cyane. Nanashima cyane abasacerdote badusomeye misa, sinzi ko mwagiye mubitegereza mubumva, baravuga umuntu bazi, baravuga Imana ariko bakavuga umubyeyi ubona koko bibarimo, biri mu mutima. N'abagaciro cyane. Imana ibaha ibyo mwifuza byose. Harimo n'umupadiri rero wahaye amasakaramentu mama kuva atangiye kurwara, anadusomera na misa nziza cyane, yari ku munsi wa 4, yigisha ibijyanye n'urupfu, ku buryo abantu bose twaranyuzwe. Shime cyane cyane korale yaturirimbiye, ni abantu twamanye, twagumanye, badufashije, abantu nkunda cyane. Nagira ngo nabo mubampera amashyi mukagira Imana. Ndasoza rero mbwira umubyeyi, waratureze, waradukunze, waduhaye ibyawe byose, uranimaramo urukundo waduhaye. Nuru ugaragarira buri wese. Waturaze neza urukundo, turaga Imana. Mbere yo kugera mu ijuru, kuko ntashidikanya ko wagezeyo, uzabanze unyure kwa Sentore Rwagiriza Bigarama, umuguyaguye, umukundwakazi, mukunde cyane, maze mwegere Jambo mumutaramire. Ahasanze benshi kandi ndabizi uko ari 2 hafi ya Nyagasani. Igitaramo kiri mu ijuru ni igitaramo gihebuje. Iruhukire mu mahoro, turagukunda mubyeyi mwiza, nyina w'intore. Uzadusabire kandi dutegurire natwe wa munsi nugera tukagusanga, tuzatarama noneho birenze ukwemera. Urakoze cyane. Nagira ngo muri aka kanya, ubwo navugaga nk'umutware kwa Sentore Mukarugagi, ariko mama agira ahavuka. Mumbabarire mu minota mike mpamagare umuvandimwe we Major Rugamba, nawe ababwire uyu mureba agenda atya, iki gihugu yarakirwaniye. Ibi ni impamvu zose zo gutuma twarabonye igihugu. Iyo tutamugira n'abandi bose n'ingabo n'inkotanyi zose, ntabwo tuba dufite iki gihugu cyiza. Nagize amahirwe rero ko avindimwe na mama. Urakoze cyane.
inshuti bavandimwe muri aho, ijambo rirerire ni ukubashimira uko mwatubaniye mu mahanga, uko mwatubaniye dutahutse tugeze mu gihugu, uko mwatubaniye mu mibereho mu gihugu cyacu, ndetse no mu murwayi bw'uyu mubyeyi tugiye guherekeza uyu munsi, Ansira Mukarugagi. Akababaro kabaho ko umuntu aba abuze uwe, ariko hakaba n'ibindi bigushimisha byakurema umutima, ari byo yavuga ngo twe guharanwa n'urupfu. Yavutse mu muryango mwiza cyane wa Faustin Rwabihama na Teresa Kangabe, ashaka mu wundi muryango mwiza cyane wa Sentora Atanazi Rwagiriza. Byanigaragaje, twabibonye uko abantu batuhanuye, muzi igihe amaze yitabye Imana n'iminsi tumaze ku kiriyo hariya, uwahageraga wese yarabibonye. Babyaranye na Sentore abana 7, hariho 6, bafite abuzukuru 22, ariko abuzukuru 22 banza batashyizemo abana bareraga. Dufashe babana bareraga, bafashe abe mu nda na Sentore, baragera muri 200 igihe uko mbibona, mpereye ku miryango yaciye mu ntoki za Sentore na Sira. Rero ndabashimira cyane, nababajwe nuko twahunze ukubiri bya bindi bavuga amatage, bagiye icyerekezo kimwe n'ababyeyi bacu bandi i Burundi, ariko kwakunda abantu bagera ahantu bagenda batandukana, bamwe baca Tanzania bajya ni Bugande. Sogokuru rero Rwabihama na Teresa batuye Mbarara, twebwe turahitwa Buremeza intambara yatangiriye, ntabwo twabonanaga, ariko mvuga ko twagize Imana yo kubona abana 2 ba Rwabihama, uwitwaga Faranga n'uwitwa Ngabonziza Yosefu. Nibo narinzi mu buzima, abandi nabo mvaga mu mateka, nababonye nyuma. Intambara irangiye nongera kubona mama atungutse aje Nyanza, aje kureba yari isambu y'ababyeyi be Teresa na Rwabihama. Asanga ndi Nyanza, arambwira ngo arishimye, azabwira abana be bamwubakira Nyanza, aguma aho ngaho, ariko nta gihe yamaraga atazanye n'umuvandimwe witwa Yohani kureba iyo sambu no kuyiburana, kureba yuko basubira kuri gakondo. Ariko akavuga ati sinzahaba, rero nanahabaye natura Nyanza, ariko sinshaka iby'ababyeyi ko bipfa ubusa, ariko akahagenda buhoro. Mbashimire cyane rero, babwire ko tutari twenyine, duhereye ku mibanire ya Sentore na Sira, tugahera ku mibanire ya Rwabihama na Teresa, ababyeyi bakomokaho, umusaruro turawubona kandi turacyari kumwe. Uko babibabwiye, ntawifuriza abantu ibyago, ariko ni ibyiza byose twaba turi kumwe. Nkaba mbashimiye, tumuherekeze aruhukire mu mahoro. Ndumva muri uyu mwanya ndasa n'ushyinguye Rwabihama kandi ntaramushyinguye, ndasa n'ushyinguye Teresa ntaramushyinguye, ndasa n'ushyinguye abandi bavandimwe bose, kuko tubashyinguye mu gihugu. Ntabwo numva nicuza ubona ashyinguye ni Sentore, ndabyishimira ko icyo gihe bavuze ngo nubwo umuntu ababara akarira, ariko baravuze bati ntitokabakurikiza amarira. Noneho rero ubanza twariteguye neza, cyagiye bavuga ngo abantu bagenda batiteguye, kuko ibi byakubye inshuro 100. Byafashe umwanya wa Sentore abe yasize inyuma, bifata umwanya wa Rwabihama, bifata umwanya wa Teresa. Baravuga ngo byose tuzabikorere Ansira, kandi twabimukoreye nishimye. Murakoze cyane.
Murakoze cyane umubyeyi. Gisoza nagira ngo babwire hano ko turi kumwe, twagize amahirwe ya mukuru wa Rwabihama ufite imyaka irenga 100. Mzee Gakwaya mureba hariya avindimwe na Rwabihama afite imyaka irenga 100. Ntabwo yari ameze neza, ariko yavuze ati ngomba byanze bikunze guherekeza umukobwa wanjye. Wakoze cyane papa. Muri aka kanya rero nagira ngo nsubize iyi ndangururamajwi Masamba yakoze hasi anyibutsa ibuye. Si jambo rindi nongeraho nagakeregeshwa gusa ku byavuzwe. Ibyo Masamba yavuze koko niko kuri. N'utuntu tubiri gusa nsa n'ushimangira ku byavuzwe. Icyambere ndashimangira ku bwiza bw'umubyeyi Ansira. Icya kabiri ndamwita Ansira ariko Masamba yamubatije nyina w'intore. Iyo umuntu abaye intore nkuru asigara atanga n'abatisimu. Icya kabiri n'ubutumwa bwa mama umbyara bangana neza. Uko tungana na Masamba mu myaka niko na mama angana na mama Masamba neza neza bavutse 42. Icya mbere ntagarutse ku byavuzwe byose, nifuje akano gakeregeshwa kuko Masamba akimbikira nari namugeni nanjye nzagerageza nzabe mpari byibuze mu mugoroba wo gusoza ikiriyo. Ntibyaraye binkundiye, ariko ndashima ko mbonye umwanya kandi abashe no kuza nanjye. Ubwo rero nanze kumutenguha unagena ntacyo mvuze. Ku byavuzwe byose byinshi byiza azwiho mu rugo, yabivuze. Nanjye nari umwana ugenda mu rugo, uretse kuba twariganye twarakuranye, ariko n'ingo ziregeranye. Abazi mu Ngagara twe twari baga ku numero ya 8 baga kuri numero 25. Yego, Menesa turi imbere n'imitego ikomeye cyane, ariko bashyiramo umupira hagati muri iyo mitego ntuwawuvanamo. Ubwo rero na kintu kingarukamo ishusho mu byo bavuze byose, aricyo niba barakiretse ukivuga nkana, ni umutima utabona uyu munsi ufungutse w'ababyeyi mu rugo bakira abaza barugana bose. Ubu ngubu ujya gusura umuntu cyangwa utamuteguje ukaba utanamubona, wibeshye rero ngo urajya no kurara cyangwa se ngo uragenda utekereza kuba warya muri urwo rugo, bikaba ikindi kibazo. Ariko sinzi ahantu uko yabitekaga, nta muvero yagiraga, ariko nk'uko yabivuze ukabona abaje muri urwo rugo rwose barakirwa. Akandi rero kiyongeraho kadasanzwe ni rwo rugo muri Bujumbura, navuga ni muri Bujumbura yose washobora gusangamo, navuga nti icyo twita uyu munsi ndi umunyarwanda. Ni rwo rugo wasangamo abatwa kandi nta handi wababona, sentore yabavanaye. Rero ni akantu kadasanzwe uyu munsi. Twe ni ikintu twishimira kubona turi mu Rwanda rwiza, tudatekereza amoko, kandi ari ababyeyi hashize imyaka irenga 30 babibayemo. Ni umwihariko ukomeye cyane umuntu ashimira, yaba umubyeyi wakiraga abo bose n'umutware sentore, birumvikana n'abana rero bose babitojwe umurage barawakiriye kandi baranabikomeza. Ko nta kambere nongeragaho. Aka kabiri na ubutumwa bwa mama yarayantumye. Nanyuze mu rugo arambwira ati rwose Ansira imbere yuko arwara yaje kunsura, bakomeje kuba inshuti na hano, akaza kumusura Nyamirambo rwose, kanabimbwira ati mama mukasentore yansuye. Rero
kubera imvune ntiyabashije kuza, ariko yantumye ngo mumusezerereho rwose, mwabaye inshuti, mwaragendanye. We yagiraga n'akarusho mama n'uburirimbyi. Hari igihe Sentore yamuhaga ikiraka, yagize nk'ubukwe rwose, ku buryo nawe mu rugo habaga ari nko mu rugo. Numvaga ariko nshaka rero kongeraho mushimira umubano mwiza yagiranye na mama, kandi mubwira ko yamuntumyeho ngo mumusezerere, azakomeza kubana nawe mu buryo bwa roho n'ubwo ku mubiri batandukanye. Murakoze, murakarama.